nta ntwaro baciye kukurwanya bizagira ikigutwara. Hari igihe ubuzima bugeraho ibintu byose bisa naho bikurwanya. Ushobora kuba warahuye n'ibibazo bikomeye, abantu bakagusebya, ukabura amahoro, ugahura n'ubukene, ukaba se wenda warahuye n'uburwayi, cyangwa se ukaba warahuye n'ibihe bikomeye ku buryo wumva nta cyizere gisigaranye. Ariko se wari uzi ko Imana yavuze ijambo rikomeye, kandi iryo jambo rishobora guhindura ubuzima bwawe uyu munsi? Niba wowe urimo wiringira Imana, komeza kuyikomezaho kuko hari byinshi iguhishiye. Uyu munsi ndagusaba gukomeza gukurikira inyigisho kugera ku musozo, kuko hari ubutumwa buri muri iyi nyigisho kandi Imana yateganyije kugira ngo ibashe kugukura muri ubwo bwoba ushobora kuba urimo uyu munsi, gusubiza imbaraga. Kandi Imana irakwibutsa ko urugamba urimo atari urwawe, ahubwo Imana ifite intsinzi kandi irakurwanirira. Hari amagambo Imana yavuze, kandi ayo magambo ntashobora guhinduka. Ni isezerano rikomeye Imana yavuze ku buzima bwawe. Imana nirinda abana bayo. Hari abantu batekereza ko iyo bahuye n'ibibazo bishobora kuba bivuze yuko Imana yabatereranye, ariko Bibiliya itwigisha ko buri mu rugamba rwose ushobora kuba urimo uhura narwo, ntabwo biba bisobanuye ko Imana itakiri kumwe nawe, ahubwo akenshi muri urwo rugamba Imana irimo igutegurira intsinzi ikomeye. Ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya ibice 54 n'umurongo wa 17 aravuga ngo, ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukurwanya uzarutsinda. Ibyo ni byo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka ahondi, niko Uwiteka avuga. Nagira ngo wumve iri jambo, niko Uwiteka avuga. Ni Imana irimo ivugana nawe, ni Imana irimo iguha isezerano, ni Imana ikubwira yuko urugamba urimo uyu munsi, ibitero, imbaraga zikurwanya, Imana ubwayo arihagurukiye kukurwanirira. Nagira ngo wumve, wongere utekereze kuri iri jambo ryatubwiye. Yavuze ngo ntabwo ryigeze rivuga yuko nta ntwari izabaho, ahubwo ryavuze yuko intwaro zizabaho ariko ntizizagira icyo zigutwara. Abanzi bashobora kukuvuga nabi, nibyo. Abanzi bashobora kuguharabika, nibyo bibaho. Abanzi bashobora kugutega imitego, nibyo bibaho. Ushobora no kuba n'uyu munsi hari abagutega imitego, hari abaguteza iminsi. Umwanzi ashobora kuba wenda arimo agushinja n'ibinyoma, ariko nagira ngo nkubwire ikintu kimwe. Imana iragusezeranya ko nta na kimwe muri ibyo byose umwanzi arimo akora izigera gihagarika umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ntibivuze yuko bitazabaho, ariko nubwo biriho, nta na kimwe gifite ubushobozi, nta na kimwe gifite imbaraga, nta na kimwe gifite ububasha. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo nta ntwaro, nukuvuga ngo nta nimwe, nta ntwaro nimwe yacuriye kukurwanya. Rero iyo Imana ivuze ngo nta ntwaro izagira ikigutwara, ni isezerano ibiguhaye. Ibivuze ko imbaraga zayo ziruta imigambi yose y'abantu, imbaraga zayo ziruta imigambi y'umwanzi, imbaraga zayo ziruta ubushobozi bw'abadayimoni, ziruta ubushobozi bw'abarozi, ziruta ubushobozi bw'ibikorwa byose umwanzi yakora ku buzima bwawe. Icya kabiri hano Imana ije gukora,
nuko Imana ihindura imigambi mibi ikabyara umugisha. Iyo turebye mu mateka ya Bibiliya twabonye Yosefu yagambaniwe n'abavandimwe be bavukana, bamugurishije nk'umucakara, bamwambura icyubahiro, barangije baramutererana. Ariko nagira ngo bitekerezeho icyo batekerezaga kigiye kuba, imigambi bari bashyizeho, ibyo ngibyo Imana yabikoresheje kugira ngo imwinjize mu cyubahiro, imwinjize mu mugisha, imwinjize mu mugambi wayo. Rero imitego y'umwanzi, imigambi y'umwanzi, ibikorwa byose by'umwanzi, ibyo ngibyo Imana ibasha kubikoresha kugira ngo ikwinjize mu mugisha wawe. Ibikorwa by'umwanzi ni ibikoresho by'Imana ikoresha kugira ngo ikwinjize mu mugambi wayo. Haleluya. Rero abantu bashobora kugutega imitego, ariko iyo mitego Imana ikayikoresha kugira ngo ikwinjize mu mugisha wayo. Abantu bashobora kukwihakana nk'uko bene se wa Yosefu bamwihakanye, ariko bisanze bongera kujya kumusaba. Abantu bashobora kugufungira imiryango. Bijya bibaho ko abantu bakugambanira, bijya bibaho ko bakwimisha promotion wari uyikwiriye, bijya bibaho ko business yabo abantu bakugambanira bakaba bagufungira imiryango, bijya bibaho no mu bundi buryo. Hari imiryango myinshi, hari ibikorwa byinshi bibaho kugira ngo abantu bakugambanire bagufungire imiryango. Ariko abo ni abantu, nagira ngo nkubwire ngo ubwo abantu bafungiye iyo miryango, nubwo abantu bafunze iyo miryango, Imana ifite ubushobozi bwo gufungura indi miryango, kandi iyo miryango ni imiryango abantu badashobora gutekereza. Bene se wa Yosefu ngo bashatse kumwica, ariko abandi baraganira bavuga ngo reka tumugurishe basi. Ibyo byari uburyo bwo kuba ngo tumwikureho, ariko agenda bumucakara, agenda apfira iyo ngiyo. Ariko ntibari bazi yuko Imana irimo ikingura indi miryango y'umugisha. Nagira ngo ubwire mwene data, urimo uhura n'urugamba rukomeye, urimo uhura n'intambara zikomeye, komeza kwiringira Imana. Imana ifite ubundi buryo, ifite ubundi buryo bwo gukora, ifite izindi nzira zo kunyuzamo umugisha wawe. Imana ni ikurwanirira. Rero nta muntu ushobora guhagarika umugambi w'Imana na rimwe ku buzima bwawe. Nta muntu ufite ubwo bushobozi. Igihe ukomeje kwiringira Imana, igihe ukomeje kwikomeza kuwiteka, igihe ukomeje gutumbira Imana, nta muntu n'umwe ufite imbaraga, nta muntu n'umwe ufite ubushobozi bwo guhagarika umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Nawe uzabona, Bibiliya yavuze ngo nta ntwaro bacure kukurwanya izagira ikigutwara. Bivuze ko intwaro zo zirahari, intwaro zirimo zirakoreshwa, nta nuzazibuza gukoreshwa. Ariko Imana iragusezeranya, nubwo izo ntwaro urimo zireba, nubwo zirimo zikora, nubwo ibyo bikorwa by'umwanzi birimo bikora, ariko bizaba impfabusa, ntacyo bizageraho. Yesu ashimwe cyane. Cya gatatu, Imana niyo ikurwanirira. Hari intambara wowe udashobora kurwana n'imbaraga zawe, hari intambara utashobora kurwana n'ubushobozi bwawe, hari intambara utashobora kurwana n'icyubahiro cyawe, hari intambara utashobora kurwana n'ubutunzi bwawe, hari ibibazo utakemuza amafaranga. Ushobora kuba unatunze, ufite amafaranga menshi, ariko hakaba ikibazo ugeramo n'ayo mafaranga ntabe yabasha kugikemura. Hari aho inshuti zitabasha kugera, inshuti yanjye, ariko aho hose amafaranga atakibasha gukora, aho inshuti zitagera, aho imbaraga zawe zitagera, imbaraga z'Imana zirahari. Iyo turebye mu gitabo cyo Kuva, ibice byaho 14 n'umurongo wa 14,
ijambo riravuga ngo Uwiteka ari bubarwanire namwe nimwicecekere. Iki ni igihe Abayisiraheli bari bageze ku nyanja itukura, bari bavuye mu gihugu cya Egiputa, Imana ibakuzeyo amaboko akomeye, bavuye mu gihe cy'uburetwa bari bamazemo imyaka isaga 400. Hanyuma ngo bageze ku nyanja itukura, babona inyanja iri imbere yabo. Mu gihe bagitekereza babona inyanja iri imbere yabo, basubije amaso inyuma ngo babona ingabo za Farawo zihuruye inyuma yabo, n'amagare n'amafarashi bya Farawo bihuruye inyuma yabo. Icyo gihe bagira ubwoba, batangira kubwira Mose ngo niki cyatumye tuvana muri Egiputa, ngo iyo reka tugakomeza gukora abanyagiputa ko ari byo biruta, ngo kuza kutwicira mu butayu. Uyu munsi rero byabaye bite? Habaye ikintu gikomeye. Ni ukubera iki? Uyu munsi muri bwa bwoba, muri kwa kumva ibibazo, muri kwa kumva yuko ntacyo bakibashije gukora, nibwo Imana yongeye kuvugana nabo, irababwira ngo nimwicecekere. Imana ibwira Mose ngo bwira Abayisiraheli ngo nimwicecekere, Uwiteka ari bubarwanirire. Ntacyo mufite gukora, Uwiteka niwe ufite gukora uyu munsi. Reka nkubwire inshuti yanjye, iri ni isezerano rikomeye Imana irimo iguha. Hari igihe abantu bakurwanya kandi ukabona uri mu bibazo bikomeye, ariko bikaba bitasobanuye ko wowe hari igihe biba ngombwa kutarwana, hari igihe biba ngombwa kuceceka, hari igihe biba ngombwa kutinjira muri urwo rugamba, hari igihe biba ngombwa kurekera urugamba Imana akaba ari irurwana. Hari igihe Imana ishaka ngo ndekera urugamba, icecekere, mpereza urugamba rwawe, mpereza ibibazo byawe, mpereza ibitero byawe, mpereza intambara zurimo unyuramo zinzanire. Reka uhereze intambara urimo unyuramo uyu munsi uzihereze Uwiteka. Ubwire Uwiteka ngo dore nguhaye intambara zanjye, nguhaye ibitero ndimo nyuramo, nguhaye ibindwanya, ndabiguhaye. Bibiliya iravuga ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Tabaza Uwiteka, umurekere urugamba urimo kugira ngo akurwanirire, kuko nta ntwaro iriho n'imwe yaciwe kukurwanya izagira ikigutwara. Intwaro ntizizabura nshuti, intwaro ziriho, ibitero birahari, intambara zirahari, ariko izo zose Uwiteka yazihinduye ubusa. Yavuze ngo nta n'imwe. Imana yagusezeranyije ko nta n'imwe, yazihinduye ubusa. Abarozi bazaroga, abakora ibyo bakora bazabikora, ariko Imana yavuze ngo ibyo byose mbihinduye ubusa, nta kimwe kizagira icyo kigutwara. Iyo Imana rero itangiye kurwana, nta muntu n'umwe ushobora kuyitsinda. Imana ije kurwanira Abayisiraheli, yafunguye inyanja itukura, icamo umuhanda, icamo inzira ngo Abayisiraheli banyuramo humutse. Hanyuma babandi babarwanyaga ngo barabakurikira, bibwira yuko bakibafiteho ububasha, bakibafiteho ubushobozi, kuko bari bamaranye igihe kingana n'imyaka 400 babategeka, bumva yuko bafiteho ubushobozi. Hari ibintu bikumaranye igihe, hari imbaraga zimaze igihe zikurwanya, hari imyuka imaze igihe gutsikamiye, ariko iyo ngiyo Imana igutandukanyije nayo uyu munsi ntabwo izongera kukugiraho ububasha, ntabwo izongera kukugiraho ubushobozi, ntabwo izongera kukugiraho imbaraga. Imana ishyizeho iherezo hejuru y'izo mbaraga zari zimaze igihe zigufungiranye, zikurwanya, zigutsikamiye. Imana izishyizeho iherezo. Abanyegiputa bibwira ko ari ba Bayisiraheli bari bamaze igihe bakoresha uburetwa, bababumbisha urwondo, bababumbisha amatafari, bakata urwondo, ngo barabakurikira, bakurikira abantu Imana irimo irwanirira, bakurikira abantu Imana yafashe umwanzuro, iravuga ngo nimwicecekere muze murebe urugamba. Reka nkubwire, Imana nifata urugamba rwawe, nta muntu uzagukurikira, nta muntu uzongera kukuroga, nta muntu uzongera kukurwanya, nta muntu uzongera kugutsikamira. Hereza urugamba rwawe Imana, wicecekere gusa. Ngo babakurikiye, ngo bagezemo hagati,
ngo umuyisiraheli wa mbere agikura ikirenge mu mazi, Imana ngo ihuhisha umuyaga, amazi yo hirya no hino araza. Bibiliya irambwira ngo akunkumurira abanyegiputa, abakunkumura muri Yorodani mu nyanja itukura, ngo amagare yabo ngo akururuka biruhije, ngo bose batsikirira hehe? Mu nyanja itukura. Iyo ni Imana ari imirwano urugamba, nta ntwaro n'imwe bacuye kukurwanya izagira icyo gutwara. Amagare yaraje kubarwanya, umunsi yose yacikiriye mu nyanja, nta na rimwe ryavuyemo. Intwaro zose zakurwanyaga Imana izihinduye ubusa, ngo ikura inziga z'amagare. Oh, haleluya! Uyu munsi byakurwanyaga ntuzongera kubibona. Bibiliya irambwira ngo Abayisiraheli ntibongera kubona abanyegiputa ukundi. Yesu nashimwe. Hari ibintu ugiye kutazongera kubona ukundi. Hari ibintu Imana ishyizeho iherezo, hari ibintu Imana igutandukanyirije nabyo, hari ibintu wabanye nabyo igihe kinini, hari uburwayi wabanye nabwo igihe kinini, hari ubushomeri wabanye nabwo igihe kinini, hari intambara n'ibitero wabanye nabyo igihe kinini. Imana igutandukanyirije nabyo uyu munsi, ngo Abayisiraheli ntibongera kubona abanyegiputa ukundi. Hari ibintu utazongera kubona n'amaso yawe, hari ibintu Imana ishyizeho iherezo kuko ije kurwana, yinjiye mu rugamba rwawe. Imana niyo ikurwanirira uyu munsi. Imana yarwaniriye Daniyeli ari mu rwobo rw'intare. Baramurwanya, bakora strategy zose z'uburyo bazamutsinda, bakamushyira mu rwobo rw'intare, baramushyiramo, barangije bashyiraho igitare, barangije ngo mu gitondo umwami araza aravuga ngo Daniyeli, Imana yawe yaba yakurinze. Daniyeli ava mu rwobo rw'intare, nta ntare yigeze imujomba n'urwara, avamo ari muzima, kubera yuko Bibiliya irambwira ngo Daniyeli abwira umwami ngo Imana yohereje marayika wayo. Uyu munsi Imana yohereze marayika wayo mu buzima bwawe, aze kurwana intambara zawe, aze kurwana ibikurwanya, aze guhagarika ibiguhiga, aze guhagarika izo ntwaro zose z'umwanzi. Imana yanyujije b'abasore batatu, Meshake, Abedenego, banyura mu itanura ry'umuriro ryaka. Bibiliya irambwira ngo umwami arareba ngo aravuga ngo ntitwashyizemo abantu batatu, ngo ariko ndimo ndabona mu wa kane ngo ameze nk'umwana w'Imana. Imana irwanya umuriro ntiwabatwika banyuze mu itanura. Hari bimeze nk'umuriro urimo unyuramo nshuti yanjye, ariko ntibizagutwika. Ibyo Imana yamaze kubimaramo ubukana. Hari ubukana yamazemo muri uwo muriro, urawunyuramo wemye. Uwo muriro, iyo pressure y'ubuzima y'imibereho urimo unyuramo, Imana iragucishamo. Ntabwo Imana yagusezeranyijemo ko intwaro zitazabaho, yavuze ngo zizaba, ariko ntacyo zizagutwara. Umuriro wari uhari, bawunyuzemo, ariko ntacyo wabatwaye. Imyambaro yabo banyuramo, barinda basohokamo, nta n'umwotsi ngo wigeze ubanukaho. Imana ikurinde kunukwaho n'umwotsi, ikurwanira intambara. Imana yazuye Lazaro amaze iminsi 4 mumva. Iyo niyo Mana ije kuzura n'ibyagaragara nk'ibyapfuye mu buzima bwawe. Abantu bakubonaga ubuzima busa naho bwatangiye, ariko Imana ifite imbaraga zo kuzura, ije kuzura ibyo bakoze bibwira ko bakurangije. Imana ije kongera gutanga ubuzima bushya. Imana ikurwanirira uyu munsi inshuti yanjye. Imana irwana intambara zawe zose uyu munsi. Icyakane nakubwira inshuti yanjye, ntutinye ibyo urimo ureba n'amaso yawe. Akenshi Satani akoresha ibyo ureba, agakoresha ubwoba kugira ngo akurwanye. Mbere yo gukoresha izindi mbaraga, Satani abanza kuguteza ubwoba, akashaka yuko ugira kureka kwizera muri wowe, agashaka yuko ucika intege, agashaka yuko ureka gusenga, agashaka yuko ureka gukiranuka, agashaka yuko ureka kwizera muri wowe, agashaka yuko ucika intege, agashaka yuko ureka kwizera muri wowe, agashaka yuko ucika intege, agashaka yuko ureka kwizera muri wowe, 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 ag
hari igihe mu mwanya turimo tuvugana wararetse gusenga, ibyiringiro byarashize ukavuga ngo isi y'Imana ndimo senga, ariko reka nkubwire, komeza usenge Imana. Imana dusenga ni Imana yo kwizerwa. Umwana w'Imana ntabwo ayoborwa n'ibyo areba n'amaso, ahubwo ayoborwa n'ijambo ry'Imana, ayoborwa n'isezerano ry'Imana. Ushobora kubona ibintu bisa nabi uyu munsi, ariko ejo hashobora kuba huzuye ibitangaza. Urugero rwiza twarubonye kuri Yosefu. Yosefu baramwirukanye, baramugurishije, yanyuze kwa Potifari, ararenganywa, ariko nyuma yabonye umugisha ukomeye. Rero niba urimo unyura mu bihe bibi bikomeye uyu munsi, ntabwo birimo bivuga yuko ubuzima bwariho iherezo ryabyo. Imana igufitiye izindi siripurize ziri inyuma. Reka witegure siripurize, reka witegure iby'Imana yaguhishiye. Umwanzi ntakwereke ngo urebe ibyo ureba uyu munsi, ahubwo rambura amaso yawe urebe siripurize, urebe ibitangaza Imana igufitiye ejo. Abantu ibyo bavuga kuri wowe n'ibyo bagutekerezaho ntabwo ari ryo jambo rya nyuma. Imana ni ifite ijambo rya nyuma. Hari ibindi Imana irimo ivuga, hari ibindi Imana irimo isezeranya, hari ibindi Imana igufitiye. Ukwiriye rero kwiringira Imana. Intsinzi yawe yatangiye mbere y'urugamba. Hari abantu bajya mu rugamba ariko bazi neza yuko intsinzi bayifite. Abantu benshi barasenga basaba Imana gutsinda, ariko Imana yo iba yaramaze gutegura intsinzi. Niyo mpamvu rero ugomba gukomeza kwizera ibisubizo byiza. Iyo umuhinzi ahinga imbuto, ntabwo imbuto ihita yera ako kanya. Ntabwo hari igihe cyo gutera imbuto. Hari n'igihe wireka ikamera, yamara kumera ukayireka ikaraba, ikakomeza ikagera ku rwego noneho rwo kwera imbuto. Ni nako rero imigisha y'Imana ijya imera. Hari igihe Imana iba irimo gukora ibyo tutabona uyu munsi. Mu gihe ugitegereje ibyo ngibyo, hari igihe urimo unyura muri urwo rugambanye. Nagira ngo ubwire icya nyuma, imbaraga z'Imana ziruta imbaraga z'umwanzi. Iyo turebye mu gitabo cy'Abaroma ibice byaho 8 n'umurongo wa 31, haravuga ngo none ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwiri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Nagira ngo wibaze icyo kibazo, wumve icyo kibazo. Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Iri jambo riradusobanura ko umubare w'umwanzi w'abanzi uko wangana kose, uko baba ibihumbi kose, uwo mubare urutwa n'Imana imwe. Imana yacu iruta imbaraga z'umwanzi uko zaba zingana zose. Abantu bashobora kuba ari benshi bakurwanya, ibi bibazo urimo unyuramo bishobora kuba ari byinshi, amagambo mabi akurwanya, akuvuga ashobora kuba ari menshi, ariko Imana imwe iruta ibyo byose, iri hejuru y'ibyo byose. Rero nta muntu n'umwe ushobora gutsinda umuntu Imana yafashe ukuboko. Iyo Imana ifunguye umuryango, uratekereza ninde wahangara, ninde washobora gufunga uwo muryango n'ukuboko kwe? Iyo Imana iguhaye umugisha, ninde muntu washobora kukwambura uwo mugisha? Iyo Imana ikurinze, nta mwanzi n'umwe ushobora kukugeraho. Nshuti yanjye uyu munsi, nagira ngo nkwibutse ko ubuzima bwawe budashobora kugengwa cyangwa se butayoborwa n'ibyo ubona. Ntabwo buyoborwa n'ibyo abantu bavuga, ntabwo buyoborwa n'ibyo abantu bagutekerezaho, ahubwo ubuzima bwawe
uyoborwa n'iby'Imana, uyoborwa n'isezerano ry'Imana, uyoborwa n'umugambi w'Imana ifite ku buzima bwawe. Nubwo waba uri mu bihe bikomeye uyu munsi, ukaba uri mu bihe byo gucika intege, nubwo abantu baba baragutereranye, ukumva abantu baragutereranye, ariko nagira ngo nkubwire ko Imana itazigera gutererana. Nubwo uri mubona intwaro zikomeye zirimo zikurwanya, nagira ngo nkubwire ijambo Imana yakubwiye ngo nta ntwaro n'imwe bacure kukurwanya izagira ikigutwara. Rero humura, komera gusenga, komeza kwiringira Imana, komeza kwizera Imana, komeza gukora ibyiza. Igihe cyawe cyo kubona ibyiza, cyo kubona intsinzi kiregereje, kandi Imana igiye gukora ikintu gishya. Urakoze rero wowe twabanye muri uyu mwanya mwiza. Nagira ngo nkubwire ko nta ntwaro n'imwe yacuriye kukurwanya izagira ikigutwara. Murakoze, mwari kumwe nanjye Usengimana Daniel. Shalom.